ariko kuby'Imana yankoreye ineza y'Imana nabonye ngiye kuvuga akantu gatoya birenze nzabivuga ikindi gihe dufite umwanya uhagije muzongere muntu mire nzagaruka ni karibu kuri Hinduka Official nzagaruka umunsi Imana izaba yabyemeye yaciye inzira nzagaruka ariko reka mbabwira akantu kamwe rero Imana yankoreye impamvu ntita ngo nakantu kamwe nuko muri ngewe byandenze urabizi niyo umuntu akugiriye neza ngo ngura muntu nakana keza ngayitonda gutyo ariko iyo umuntu agukoreye nawe ngo kiriya ni cana ki rero nimumve ko mvuze ngo nakantu keza Imana yankoreye ngo bumve ko ngasuzuguye ni ikintu kibyibushe ahubwo kubera ko gitetesheje ugahinduka akantu keza kubera ko niyo umwana ari mwiza tuvuga ngo be kandi ari umwana munini unejeje ariko kamwita ngo be ukamwita ngo be cyangwa bebe niko bimeze kandi none Imana nayo igiye kuvugana nawe waba uri umusaza waba uri umukecuru waba uri umwana muto iravuga ngo mwana wanje hiti kwita umwana kubera ko wayinejeje Imana yigeze kunkorera ubukwe abantu bose bavuze ngo nta bukwe burakora irabukora abantu bose bavuze ngo nta bukwe burakorwa Imana iritamurira bunkorera duharanire kuzura umwuka w'Imana ntitwuzure imyuka kuko hari imyuka myuka mibi ni ya yindi nyine yahumanije ariko abantu bagifite umwuka w'Imana abo ngabo Imana yo mwijuru iracabahagazeho iracyabarinze baracyahari batabivangavanze abadahanura kugira ngo babereke ibiki oya badahanura ibijanye n'amaranga mutima yabo abo bahanuzi baracyahari Imana turengere cyane rero Bibiri tubwiye ko umuhanuzi yarahari ari we Yesaya mwene Amos yari afite umwuka w'Imana none Imana yigeze kumusanga imutuma ku mwami wibitaga Hezekiya yararwaye ngamaze igihe kirekire arwaye yararembye yarabuze aho yakwivuza yarivuje byaranze byarakomeye cyane ubuzima bwe bwose byarahagaze byaranze mbese nta buzima afite ariko turashimira Imana igize ubuzima bw'abapfu Imana ishimwe cyane Imana igitanga ubuzima Imana igihindura abo gupfa bakongera bakabaho Imana igahindura amateka y'umuntu agahinduka kandi abagusuzuguraga bakagufasha gushira Haleluya Imana turengere cyane Imana ihinduye ubuzima bwawe nawe washima Imana ihinduye ubuzima bwawe kandi byamenyekana ku musozi utuyeho Imana ivuganye nawe igasohoza byamenyekana mu bakwanze ko Imana ishoboye byose Imana ikwiteho cyane rero ngo Imana iragenda ibwira Yesaya iramubwira ngo irukanke vuba genda kwa Hezekiya nubwo ari umwami ntumutinye ntumutinye yavuganye nawe genda ninjye ukomeye gusumba abandi bantu bose ninjye ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwe genda umubwire utamutinye udatinye kuvuga ngo bimeze gutya na gutya muri iyi minsi hari abahanuzi batinya guhanura ngo umuntu aragiye bagatinya guhanura ko umuntu apfuye ho ukaja kumusengera arwaye ugasanga ugezeyo uravuze ngo Imana iragukijije Imana iraguze kandi arapfa mubwire ko arapfa urabaho mubwire ko arabaho ukoresha impano y'Imana uko ikurimo ukoresha umwuka w'Imana biravuze ngo bwira uwo gupfa karapfa n'uwo gukira karagira gute kwarakira bwiza abantu kuri kuba mubwire ngo ubayeho wo gupfa mubwire ngo urapfa ko bimeze muntu nakubwira ngo nsengera afite ikibazo ukabona ntanze mubwira ko ntanzira bwira ko Imana uri kubona ko ubyawe byagize gute byarangiye apana kumubwira ngo humuranga Imana ibigenje neza ngo ibikoze gutya ngo ibikoze gutya mubwiza uku uri utamutinya niko Imana yabwiye Yesaya kujyanye Burayi kujyanye ngiguhaye imodoka nta nigari kubwiye cyo kibazo ariko Imana ishimwe kubera ko ba Yesaya bagihari Yesaya aragenda ari mu mbaraga z'Imana adatinya Hezekiya ko ari umwami aramubwira ngo wa mwami wa mutware tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira nubwo uri gushaka kwivuza hanze ukaba ugiye kuja mu Buhinde ukaba ugiye kuja muri Amerika ngo ugiye kwivuzayo ariko nubwo uri umwami w'abami iravuze ngo ntabwo uzakira turabasuje bantu mukunda Hinduka Official cyangwa se Julienne ni wa mukobwa mukunda cyangwa se ni wa muvyeyi mukunda ngendo umuvyeyi ndi n'umukobwa nkuko nabibabwiye hanyuma se mumeze muti mbifurije amahoro y'Imana mbifuriza na weekend nziza mbifurije kugubwa neza kuri aya masaha cyangwa se kuri uyu munsi n'umugisha w'Imana ube kuri imwe ndetse no kubyanyu byose iki gihe uyu twagiriwe umugisha wo kubona uyu munsi
hari benshi batagiriwe amahirwe yo kubona uyu munsi, ariko twe dushimye Imana yatugiriye icyizere ikatugabira uyu munsi cyangwa se igategeka tukongera tukabaho. Hari ababyifuje rata ntibyakunda kugira ngo bahumeke, hari ababyifuje kugira ngo babone ijambo uyu munsi ariko ntibyakunze. Twebwe dushimiye Imana y'amahoro yaturinze ntacyo yitayeho, yaturinze itarebye ku muryango, iturinda itarebye ku mashuri, nta n'igihagararo yitaho kugira ngo iturenge, ahubwo ijambo ryaravuze ngo nzahagarara ku bwoko bwanjye. Rata nawe yaguhagazeho kuri uyu munsi kubera kuri ubwoko bw'Imana. Rata ibyari kukwica byari byinshi, uko twasinziriye nijoro byo twese ntabwo ariko twabyutse turi bazima, uko twabyutse twese mu gitondo kugeza kuri iyi saha ya saa 9 ntabwo ariko twese tugihumeka. Bishatse kuvuga ngo uko twiriwe twese turi bazima nta nubwo ariko turi businzire mu ijoro twese turi guhumeka. Rero nishimwe rikomeye manje nashimira Imana ko yaduhaye umwuka wo guhumeka. Mboneho no gushimira umuntu wese udukurikirana, nikaze nakare gukomeza gukurikirana Hinduka Official. Umuntu wakoze subscribe share ya comment, ndagushimiye n'Imana y'amahoro ikwishimire. Hanyuma Imana y'amahoro ko bivanze muri bya Hinduka Official cyangwa se mu mateka y'ijuru cyangwa se mu ijambo ry'Imana, Imana y'amahoro nawe izegire gute yivange mu byawe aho uri hose mvugira ngo amen. Manje kubasuhuza ari udukurikiye uri mu bihugu bitandukanye, ari abari mu Rwanda, Amerika, Sudani, Kenya, Congo, Mozambique, Burundi n'ibindi bihugu byose abakunda Hinduka Official ndetse na Julienne. Ndabasuhuje mwumve kugira neza ku Imana n'amahoro y'Imana bari namwe. Uyu ni wa munsi nabateguriye cyangwa se natekereje ko nabazanira umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana. Nkunda kubazanira abana b'Imana barimo imbaraga z'Imana ndetse afite amavuta y'Imana. Muramubona ari imbere yanyu, turi kumwe hano, asa neza, afite ubwiza bw'Imana, ikirenze kuri ibyo yambaye neza. Namwe murabibona ko yambaye neza kandi afite ijambo rikomeye. Afite ijambo ryiza ryakubaka imitima yacu, afite ijambo ryiza ryakubaka, afite ijambo ryiza ryaguhumuriza, afite ijambo ryiza ryagukomeza, afite ijambo ryiza ryakongera kuguha icyizere ko wavuganye na nyiribihe. Wacitse intege, watenebutse, ijambo rirongera rikagusubizamo iki? Imbaraga. Mvugira ngo amen. Hanyuma nawe ni umuntu mukuru kandi nawe azi kwivugira. Reka muhe umwanya hadusuhuze, tumwakire, tumuhe ikaze na karibu kuri Hinduka Official. Ni karibu. Murakoze cyane kandi nshimye Imana kubera ko ingejeje ahangahe kongera kumpuza namwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Amazina ni Manishimwe Jean Damascene, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Yego. Kirenze kuri ibyo uri umwana w'Imana. Umwana w'Imana rwose, ndumwirangamimerere ry'Imana. Ndumwirangamimerere ry'Imana. Kuvuga ngo nawe yagushize ku mugereka gwabo yabyaye cyangwa se yagushize mu biremwa by'umuryango we yaremye. Niko bimeze. Muri make nanjye arongera nkavuga ngo ndi mwene Uwiteka. Uri mwene Uwiteka. Uvuga ngo niyo igufiteho umugambi kandi kakugira ijambo rya nyuma kuruta uko umwana w'umuntu yakugiraho iki? Ijambo. Abana abantu batugiraho ijambo, sinzi niba ubizi ibintu. Abana abantu batugiraho ijambo ariko Imana ikatugiraho iki? Ijambo. Oya, ntago ndi kubyumva. Umwana w'umuntu batugiraho amagambo cyangwa se amajambo, niko njya numva babivuga, ariko Imana ikatugiraho iki? Ijambo ritandukanye n'amagambo bagira gute batugira. Nukuvuga ngo hari amagambo menshi badufataho, nawe udukurikiye hari icyiciro cyinshi bakwicajemo, ariko Imana yidufataho ijambo ritandukanye n'iry'abana b'abantu batugize gute badufasheho. Ubundi umuntu umwe yaravuze ngo abantu bakuremera utujambo, Imana ikaguha ijambo. Imana ikaguha ijambo. Hashimwe Imana rero yaduhaye ijambo bitewe n'uko twize cyangwa se bigaterwa n'amateka twakuriyemo, ntabwo tuba twarahawe ijambo. Hanyuma turashimira Imana yatugize abo tugomba kuba, turashimira Imana yatuvuzeho abantu bataravuga. Mvugira ngo amen. Wowe udukurikiye bitewe n'ubuzima uhagazemo, bitewe n'ubutayu uhagazemo, birashoboka ko hari abagufasheho ijambo, birashoboka ko hari intebe bakwicajeho idashoboka rata, ariko turashimira Imana iyo yatwicaje ku ntebe itandukanye n'iy'abantu. Turashimira Imana yaduhaye ijambo ritandukanye n'ibyo duhabwa n'abantu, ritandukanye n'ibyo duhabwa n'ababyeyi. Mvugira cyane amen. Wowe udukurikiye rata, wumve ko ari wowe ubwirwa, nanjye numve ko ari njyewe ubwirwa. Imana y'amahoro ntabwo izaduteza rubanda kandi ntabwo izadukoza isoni, ariko nari nshatse kubabwira ngo umuntu turi kumwe hano ni umuntu uteye amatsiko. Ntekereza ko aribwo bwa mbere mwamubona kuri Hinduka Official, ariko afite amagambo y'ubwenge ari mu kanwa ke, kandi kirenze kuri ibyo babwire kuri n'umwadeperi. Ndi umwadeperi ku itorero rya Butete. Ongeraho ngo uwo mu itorero ry'umwuka, umwadeperi w'umupante
Pantekote tororerwa n'umwuka wera ngo n'umwadeperi w'umupantekote umupantekote ni usobanura iki itorero ry'umwuka wera bishatse kuvuga ngo kurihinduka official dukeneye abanyamwuka cyangwa se abanyempano zitandukanye wowe uri umuririmbyi turagutumiye kurihinduka official uri umuhanuzi turagutumiye kurihinduka official ubundi biravuze ngo impano zose ziruzuzanya niko bimeze rero umwana w'Imana murabona ko arimo imbaraga z'Imana arimo no gukora ku Imana agiye kutubwira ijambo ariko mu minota mikeya hari agakorasi nkunda cyane kubera ko nawe ni umuririmbyi kandi ni umwadeperi w'umupantekote wo mu itorero ry'umwuka bishatse kuvuga iki cyane yacu yemerewe guhanura yemerewe no kuzura umwuka hari naberekwa nabwo wemerewe kwerekwa wemerewe kuririmba wemerewe no gusirimba upfa kuba uvuga Imana neza nta kintu na kimwe ugize gute uyibangikanye ukayivuga nk'uko ubundi ni ukuvuga ngo ni cano y'iki y'abanyamwuka ankunda kuvuga ngo Julienne ntabwo nzi kuririmba ariko uko biri kose ndashimira Imana uko yandemye ni mu mugambi wayo ngibita kuvuga neza Mana nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turagushima ngibita kuvuga neza Mana nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari ngibita kuvuga neza Mana nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishimye tukuvuga neza Mana nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari hahinga abagabo yagiriye neza nimushime twebwe abo yagiriye neza turahari turayishimye Mana nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishimye Imana y'amahoro ibaha umugisha uyu muririmbyi ndamukunda cyane mu buryo utabyumva nshobora kumukunda bitewe n'ubuzima namubonyemo nshobora kumukunda bitewe n'ubutayu nari mpagazemo ariko aravuze ngo ibitayivuga neza cyangwa se ibitavuga Imana byose nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari tugize gute turayishimye bishatse kuvuga iki rero hari abavuga Imana uko itari hari abavuga Imana bayibangikanyije cyangwa bakayicurika uko itari ariko umuririmbyi aravuze ngo ibitavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishimye birashoboka ko wambaza ngo yakugiriye neza gute ariko yangiriye neza ko yamuhaye amaguru n'amaboko kabiri yangiriye neza k'ikintisha umwuka w'abazima ijambo rya mbere rikomeye ni uguhumeka bikemera ukagenda bikemera iryo niryo shimwe wagashimiye Imana birashoboka ko dukurikiye urwaye ariko hari abarwaye bamaze kuva mu mubiri hari abarwaye bamaze gucika amaboko ariko ibitavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishimiye tuyishimiye ko yaduhaye amaguru n'amaboko turayishimiye ko yatugize abo tugomba kuba turagushimye turashimiye ko itadutereranye ngo tube mayibobo nk'abandi yatugiriye neza turayishimiye kuko itadutaye ngo duhere mu kabare nk'abandi cyangwa muri kadarake zitandukanye ushobora kuba utari kubyumva narivuze ngo turayishimiye ko itadutaye ngo tube mayibobo yarakoze cyane Mana ushimye ifoto nkayo wabaye mayibobo nabaye mayibobo hariya ku muhanda kugenda n'icupa mu muhanda ariko Mana warakoze cyane ifoto waraye mu kabare bari kuvuga ngo muze murebe Jean Damascene yaraye mu kiraro kubera inzoga yaraye ariko Mana nguhereza icyubahiro ku byo wakoze muri ibyo yaravuze ngo ibyo yakoze mbihaye agaciro nanjye nawe udukurikiye gira ibyo utekereza wibuka ibyo Imana yakoze wibuka aho Imana yagukuye nurangiza uyizamurira amaboko uvuge ngo nguhereze icyubahiro cy'amaguru n'amaboko kubw'ibyo wakoze mvugira ngo amen amen aho byibuke rwose ibitavuga Imana neza nibituze twebwe abo yagiriye neza turahari turayishimye yatugiriye neza yaduhaye isura ntayo twari dufite Mana warakoze yaduhaye isura ntayo twari dufite tugira abantu duhisura yawe ariko Mana nushimwe yaduhaye isura mu miryango tuvukamo nta sura bari kudu ntayo
ariko Imana itekereje iravuga ngo Julienne nkamugira uko ari uyu munsi, nkamuha agasura bigakunda, nkamuha kuvuga ijambo bigakunda, utabihawe n'umuryango. Irangije gutekerezaho iravuga ngo wakwambara agasaha keza bikakubera, wakwambara agashati keza ariko Mana warakoze. Ntabwo yarebye ku mashuri, ariko umuririmbyi yaravuze ngo bitavuga Imana neza nibituze. Iyo tuza kuba tutari kuvuga Imana neza ntabwo tuba dufite aka gasura. Nibiceceke kuko abishushanyije babaye benshi. Abo ngabo ni bake. Bishatse kuvuga ngo hari abari kuvuga Imana muri iyi minsi uko bitari, hari abari kuyitwara uko itari, bari kuyitiranya abo ngabo, bagakoresha amarangamutima yabo ngo bavuganye n'Imana. Ibitavuga Imana neza nibiceceke muri aka kanya. Ibitavuga Imana turabyanze kurihinduka official. Ni izina rya Yesu bigenda. Twebwe abo yagiriye neza, mubyeyi yagiriye neza, ugiye kubyara nk'abandi, abandi babyaye abana barapfa, ikugirira neza iguha umwana uramutahara. Mugabo bagiye mu rupagasho nk'abandi, abandi barapagasa biranga, wowe ikugirira neza iguha amafaranga. Abandi bajya gupagasa mu bihugu bitandukanye bapfirayo rata, irangiza ikugirira neza iguha ubuzima, urongera ugaruka mu rugo rwawe. Twebwe abo yagiriye neza turahari. Nta kintu Imana yakugiriye neza ngo ubwire bene data badukurikiye ngo nabo bagira inkomezi igiye kubakomeza muri iyi minsi. Ni byinshi cyane Imana yankoreye, wavuga iby'Imana ntabwo yabona hagarukiriza, ariko kuby'Imana yankoreye ineza y'Imana nabonye. Ngiye kuvuga akantu gatoya, ibirenze nzabivuga ikindi gihe dufite umwanya uhagije. Muzongere mu ntumire nzagaruka. Ni karibu kurihinduka official. Nzagaruka umunsi Imana izaba yabyemeye yaciye inzira, nzagaruka. Ariko reka mbabwira akantu kamwe rero Imana yankoreye. Impamvu ntita ngo na akantu kamwe nuko muri njyewe byandenze. Urabizi niyo umuntu akugiriye neza ngo ura muntu nakana keza ngayitonda gutyo, ariko iyo umuntu agukoreye nawe ngo kiriya ni cana kibi, rero ntibumve ko mvuze ngo na akantu keza Imana yankoreye ngo bumve ko ngasuzuguye. Ni ikintu kibyibusha, ahubwo kubera ko gitetesheje ugahindura akantu keza. Kubera ko niyo umwana ari mwiza tuvuga ngo be kandi ari umwana munini unejeje, ariko kamwita ngo be, ukamwita ngo be cyangwa bebe. Niko bimeze. Kandi none Imana nayo igiye kuvugana nawe, waba uri umusaza, waba uri umukecuru, waba uri umwana muto, iravuga ngo mwana wanje hiti kwita umwana kubera ko wayinejeje. Imana yigeze kunkorera ubukwe abantu bose bavuze ngo nta bukwe burakora. Irabukora abantu bose bavuze ngo nta bukwe burakorwa. Imana iritamurira bunkorera, amategeko yasohotse ko nta bukwe buba, ibintu byose ko byahagaze. Ariko Imana ishimwe yaravuganye nanjye kizankorera ubukwe bw'igitangaza. Imana irabukora, mbukora ntagapfukamunwa nambaye, mbukora batumirwa bose baje, kagenda inyuma yanjye nkabona abantu bari gukimbagira, kabona imbere barahari, ngakeka ku ruhande nkareba umusheri wanjye nkavuga nti kabisa cyane. Icyo kintu cyaranejeje cyane rwose gusumba ibindi bintu byose, kuko namwe murabizi uko buraryo. Ese bwabaye muri Covid? Mbere ya Covid bavuze ngo iyi tariki niyo ya nyuma, Covid iraje turafunze. Ubwo nukuvuga ngo bwabaye uyu munsi Covid irabankeje. Brandi nkawe na iyi tariki nta muntu wemerewe kuyirenza. Imana ishimwe ubukwe bwanjye byose tubikorera kimwe, byose irabikora werankimbagiza. Uranatwikurura urajya Covid Imana yarakoze cyane, ndatwikurura nkareba neza nitonze ntagapfukamunwa, kuko abakoze nyuma yanjye ubukwe nabonaga amafoto yabo, nkabona agapfukamunwa kapfutse gutya, kari gutuma utanahumurirwa sheri wawe, bigatuma umuntu atamwenyura ngo babone akamwenyu ke. Ariko sheri yaramwenyuraga nkabona inyinya nkavuga nti Imana warakoze. Cyo kintu cyarandenze rero. Nyuma yaho Imana irangije ihita inkubitana urubyaro, ndabakira kandi iteguye no kwakira n'abandi. Imana ishimwe cyane. Ibyo rero ni ibyo mbaye mvuzeho bikeya mu by'Imana yankoreye, ni ibimenyetso n'ibindi birenze ko ibyo ngibyo nabyo Imana yankoreye nzababwira ubutaha. Imana yarakoze cyane, mbaye nishimiye. Iyo ni vance, ako ni kavance, ibyiza birembe. Yagukoreye ikintu gikomeye, gukoresha ubukwe bakubwira ko ejo ari guma mu rugo, cyangwa si ejo ari ukwambara agapfukamunwa. Uzi umukimbagiro wagira kuri uwo munsi, ni ukujya uhindukiza ukavuga ngo wanciye iki Yesu. Narabyinnye
ndabyina numva ibintu biri umugeni abyina se burya hari igihe ibyishimo bikurenga bikagutera bikagukura mu mwanya no bikagusimbutsa ukegera hejuru utazancuka tukabyina nambaye agapira uzabyina Imana uzayihimbaze ubundi iyo uri mu bukwe ugomba kwishima umunezero wose kuko nta gihe uzabona tuvuga ngo ugiye kongera kuwusuramo gukosora ibitaragenze neza oya uwo munsi ni uguserebura ukishima ugashimira Imana ukaririmba indirimbo ngo nejejwe n'Imana mu mutima wawe nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo umugisha wo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza Yesu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri Yesu umukiza niwe mucyo ubugingo n'iza nahisemo n'ubu gukorera umukiza Yesu kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese ukuri nejejwe n'Imana mu mutima wanjye umuriro w'ijuru nimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe mucyo ako kari agaciro ariko twako tunezezwe n'Imana mu mitima yacu Imana ishimwe kandi Imana itugiriye neza turashimira Imana ko yabanye nawe dushimira Imana ko yagukoreye ubukwe bwiza ikaguha avance yarakoze cyane rwose hari ikiganiro nigeze gukora ndavuga ngo muri iyi minsi duhagazemo Imana iguhaye avance byakuremera icyizere mu butayu uhagazemo yaravuze ngo turi mu isi izadukubira icyo ngahe ijana yarangira bango kandi kirenze kuri ivyo nzabaha ubugingo budashira bishatse kuvuga ikirere umunsi uzaba wavuye mu mubiri ntabwo umugore wawe azamenya ko wahawe ubugingo oya umunsi nzaba navuye mu mubiri ntabwo asheri waje bamenya ko nahawe ubugingo umunsi wawe wakuye mu mubiri nawe udukurikiye ntabwo abaturanyi bazamenya ko wahawe ubugingo wowe udukurikiye ntabwo ababyeyi bawe bazamenya ko wagize gute wahawe ubugingo ariko Kristo yaravuze ngo nzabaha ubugingo budashira ndangije mbitekereje ndavuga ngo ko umuryango utamenya ko nahawe ubugingo umugabo akaba atamenya ko nahawe ubugingo ndetse n'umugore akaba atamenya ko umugabo yahawe ubugingo ni iki cyakorwa kugira ngo bamenye ko ubugingo Julienne nzagira gute nzabuhabwa ndangije ndavuga ngo Yesu Kristo uze njyewe nawe tuganire turi abantu bangahe babiri turangije tuje inama rata mvugira ngo mwagiye inama ndangije ndayibwira ngo kubera ko aba bantu bose batamenya ko Julienne nahawe ubugingo reka nkwisabira akantu gatoya gusa umunsi uzaba wagakoze nzamenya ko n'ubugingo bugize gute buhari mbaza ngo wayibwiye iki wayisabye iki ndangije ndayibwira ngo ikintu nkeneye niko ko waravuze ngo uzaduha ubugingo urangije uravuga ngo turi mu isi uzadukubira inshuro ijana kuri za nshuro ijana rero haleluya haleluya ndangije ndayibwira ngo kuri izo nshuro ngahe ijana nyemerera ume avance nirangiza igira abantu yandika agapfukamunwa ku buzima bwanje ibambika agapfukamunwa menya ibyo hari agapfukamunwa kabagaho kitwa ngo nimenya ibyawe ndangije ndayibwira ngo amavansi kuri izo nshuro ijana buri muntu wese azamenya ko Julienne nzahabwa iki ubugingo birashoboka ko uri mu buzima bw'ubukene birashoboka ko uri mu buzima bw'inzara Imana niguhe vansi ubona ibiryo Imana niguhe vansi ubona akazi Imana niguhe vansi wigusoze Imana niguhe vansi wubaka urugo rukomeye niba nta n'umugabo ufite Imana niguhe vansi guheshe ntishobora kukubwira ngo nzagukorera ubukwe nta sheruhari oya Imana niduhe vansi rata hari n'abantu bazabibona bakavuga ngo bitewe n'iki Imana ikoze kuko vansi zikari sawa bitewe n'ibyo turi kubona n'ubugingo azagira gute azabubona bitewe n'ibyo turi kubona twabonaga agiye gusenga tukagira ngo agiye mu kabare cyangwa agiye gusambana nk'abandi bose ariko dushingiye
umurenge aho Imana imugesheje n'ubugingo azagira gute azabubona. Nicyo kintu gikomeye cyatumye mbwira Imana ngo niyururuke ku buzima bwa Julienne izimuhe vansi. Nawe udukurikiye rata ntitaye icyurico, ntitaye kuri umubyeyi, ntitaye kuri umugabo, ntitaye kuri umusore. Ubushize narababwiye ngo ndi gusengera abasore n'abagabo ngo Imana ibaha amafaranga. Ntitaye muri ubwo buzima rero amafaranga yabaye Imana iguhe vansi. Nimba ari amafaranga ukeneye Imana iguhe vansi y'amafaranga. Nimba ari sheri ukeneye Imana iguhe vansi iguhe sheri. buri muntu nicyo akeneye, buri muntu wese nicyo ukeneye mu ruhande rwawe. Igituma udasinzira ubwira Imana igire gute iguhe vansi. Tange vansi. Imana y'amahoro idahana umugisha. Hanyuma reka twakire umwana w'Imana. Wayisabye neza rwose. Nayisabye neza ko nabonaga ari byo bihuye. Wayisabye neza itange vansi. Itange vansi. Kuko umukozi wese yagiye mu kazi bamuha vansi. Kugira ngo ibiri kumufasha nyine mu gihe ari mwako kazi. Nimwongere noneho nyuma namara ko gukora bamuhereza ibihembo. Imana itange vansi. Imana iduhe vansi. Wowe udukurikiye ukunda Julienne mwifurije kugira ngo Imana y'amahoro iguhe vansi kubyo yagusezeranije. Birashoboka ko tumaze igihe turi mu nzagerate, ariko Imana igira gute itange vansi. Tumaze igihe kirekire turi muri finale, ariko muri iyi minsi duhagazeho ngo turahagaze mu bihe bya rurangiza. Ntabwo byumvise bya rurangiza. Tumaze igihe kirekire wowe udukurikiye umaze igihe kirekire Imana iri kukubwira ko iri gukina finale, ariko uyu munsi ndagutangarije ngo ntabwo turi muri kiri finale, ahubwo duhagaze muri rurangiza. Bishatse kuvuga iki rero? Rurangiza iyo utarebye neza hari igihe uburiramo ubugingo cyangwa se ukaburiramo ubuzima. Hanyuma wowe wumvise iri jambo iri cyifuzo utekereze ngo none ko turi muri rurangiza ni ibiki, mpagaze gute kugira ngo hatagira ibimitana muri iyi nzira. Turi muri rurangiza rati. Rurangiza hari ibyo irakora, hari n'ibyo irangiza. Hanyuma mwifurije kugira ngo Imana y'amahoro iyi rurangiza duhagazemo muri iyi minsi, iyi rurangiza duhagazemo muri uyu mwaka, ayiwe izagusiga iki amahoro. Imana tugirire neza. Reka twakire umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana, nawe tubwire icyo Imana yashyize ku mutima we cyangwa se icyo yaduteguriye. Nkunda kubabwira ngo buri gihe uko nshobojwe nzajya mbazanira umwana w'Imana urimo imbaraga z'Imana. Uzanyemerera ujye ukunda gukurikirana Hinduka Official, ndetse n'inshuti yawe waba ufite ujye uyisharinga kuri Hinduka Official kugira ngo nayo ifashwe iruhuke mu mutima. Ni karibu no kutubwira ijambo. Hanyuma tutaramuha ijambo cyangwa se ataratubwira ijambo, reka tumusengere. Unavuga ngo ntabwo tugiye gusengera ijambo, ahubwo tugiye gusengera umuntu ugize gute ugiye kurivuga, kubera ko ijambo rihora rigize gute yeme risengeye. Mana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe. Mana ushimye. Tugushimiye ubuntu n'urukundo dukunda. Amina. Tugushimiye neza imbabazi udahwema kutubwira. Warakoze data. Warakoze kuko waturengeye nta kintu urebyeho. Warakoze kuba waratugize abo turi bo. Warakoze kuba ukitwimanye. Warakoze kuba ukiduhagaritse uyu munsi. Ntuhabwe icyubahiro kuko uragikwiriye. Ijambo ryawe ni inkomezi, ijambo ryawe riromora, ijambo ryawe rirubaka. Nyemera dusengeye umwana wawe ugiye kutubwira ijambo, ntabwo ari we izina ryawe aba ari ryo. Umuhe kuvuga avugishijwe nawe, kandi umurinde kugabanya ndetse no kongera, ahubwo imbaraga zo mu gihugu cyo mu ijuru ziganze zisesekare kuri we, ndetse natwe tugiye kuryumva, ugiye kuryumva no kuryumvira. Mbisenze Imana mu izina rya Yesu Kristo ndambaje urakoze. Amen. Ni karibu n'ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru kongeye kuyishima, kubera ko mbere na mbere tugomba gushima Imana kuba turiho, niyo kuba dutambuka bikemera, niyo kuba turyama tukabyuka mu gitondo turi bazima, niyo hari imbaraga nyinshi iba yakoresheje kugira ngo turamuke amahoro. Niyo mpamvu tugomba kuyishima uko bwije n'uko bukeye. Ko uko byagenda kose nta muntu umwe ushobora kwirinda uko byagenda kose, ahubwo Imana yo mu ijuru niyo iturinda, katurinda imyambi yose ya wa mubi, katurinda ibitego yose Satani bateze mu nzira. Imana ishimwe kubera ko yateguye ibyo byose kugira ngo duhure tuganire ibyayo, twumve ijambo ry'Imana. Imana nihabwe icyubahiro cyane, kuko tuzi neza ko ijambo ry'Imana nibyo kurya byiza
ni umutsima utera imbaraga, nimwo tuboneramo imbaraga. Abantu bari bihebye baboneramo ihumure, bari bagiye kwiyahura bagahindura gahunda kubera ko bumvise ko Imana ifite ubuzima bwo mu biganza byabo. Abari bacitse intege bakongererwa imbaraga. Imbese ijambo ry'Imana n'ibyo kurya byiza mu buryo bw'ubugingo. Imana iturengere cyane kandi Imana kwitoye cyane. Niyo mpamvu rero Dawidi yigeze kuvuga ijambo, aravuga ngo Uwiteka nabiki ijambo rye mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Muri make ugomba kubika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ugomba kurigendana. Hari ijambo rigomba kugufasha, siko amagambo yose wayabika, ahubwo noneho mu magambo yose avuzwe ukuramo iryawe ry'ingenzi n'undi agakuramo irye, kubera ko icyo Imana dushakaho ni ukugira ngo tube abera twese imbere yayo. Indirimbo yaravuze ngo buri muntu wese abuwejejwe n'itorero. Bivuze ngo rero tuza hano kuri Hinduka Official, navuze ko ubundi nsengera mu itorero rya ADPR, ariko ubundi ntabwo turobanura amadini yangase amatorero, ahubwo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri byo. Byashoboka ko wadukurikira ahangaha uri umwadeperi, uri umwangirikani, amatorero yose waba usengeramo, icy'ingenzi ni ukuba wejejwe, icy'ingenzi ni ukukora ibishimwa n'Imana, icy'ingenzi ni ukugendera mu bitunganye kandi ukabika ijambo ry'Imana mu mutima wawe, kuko aho uzagera hose ugahura n'ibikugerageza uzavuga ijambo ry'Imana wamenye, uvuge ngo handitswe ngo, kuko nico kintu Yesu yatinishe Satani agiye kumugeragereza. Satani yaramugerageje ko Yesu akamutsira ijambo rivuga ngo handitswe ngo. Muri make iyo ubitse ijambo mu mutima wawe ni icirata ubugenda uri kwirata, mbese muri make ninga bibi gukingira n'imbaraga zindi uba wambaye kubera kuri kugendana ijambo ry'Imana. Imana iturengere cyane. Hagira ngo ngubwire ngo rero iyo umuntu ukomeye, twabara abantu tuvuga ngo barakomeye hano ku isi, iyo umuntu tuvuga ngo arakomeye hano ku isi akakubwira ijambo, akakubwira ngo uze kunsura ndi buze kugira akantu, ugenda ukomeye kubera ko wavuga n'umuntu ugize ute ukomeye. Ariko Imana ikomeye gusumba abo bose, abo bose Imana ikomeye kubarusha. Nubwo tuvuga ngo bakomeye hano ku isi, ariko igihe kizagira abahinduka boroshe. Nukuri wasitara ugahinduka uworoshe, yego, waba urimo umanuka ugakora impanuka ugahinduka uworoshe, ahubwo ishingikirize ku Mana idakora impanuka, ku Mana igasitara, ku Mana bataroga, ku Mana badafunga, ku Mana itagira inzitwazo, ahubwo ni Imana aho uyitabarije hose igutabara. Iravuga ngo ntabaza nanjye ndagutabara. Muri make tugomba gutabaza Imana ikadukomeza mu ibyo bintu bikomeye, tukabwira Imana ikatugirira neza, ikagira n'ibyo duhishurira. Kandi ikindi ijambo ry'Imana niryo uboneramo ibizaza bitarabaho. Imana ikakubwira mu ijambo ryayo ngo dore nzakujya imbere ahataringaniye haringanize. Ariko abantu bo iyo umuntu agukunze cyane arakubwira ngo Julienne, nkurikije ukuntu tubanye, umubano dufitanye n'ukuntu ngukunda, ikibazo ufite cyose nzakujya inyuma. Ntabwo akubwira ngo nzakujya imbere, ukabwira ngo njye nkuri inyuma, nushaka kugenda biguhita nimba biguhitanye nziruka kubera ko nkuri inyuma. Ariko Imana ikuje imbere ikabanza yategura ibyo uri kubona birakwica byose, ikabikura ikakuje imbere. Yagiye imbere y'Abisirayeli bakura mu gihugu cya Egiputa, igeze ku nyanja itukurira yikamya kubera ko yari bari imbere. Bageze mu butayu ntibicwa n'inyota kubera ko yari imbere. Ibaha amanu yo kurya bararya barahaga kubera ko yari bari imbere. Ibageza mu gihugu cy'isezerano cy'Ikanani kubera ko yabagiye imbere. Ariko abantu bakugiye inyuma wagira nababona ibyo bikomeye bati bayi burya kwakugira ngo tukuri inyuma, nyine tukuri inyuma. Ariko Imana ishimwe kubera ko yo itukindere, kandi none kareba biratwica byose Imana ikabikuraho, ahubwo ikatwongera iminsi yo kubaho, ikaduha ubuzima buzima, ikaduha guhumeka, ikatwereka kugira neza kwayo. Kuko yabwiye Mose ijambo aramubwira ngo wowe Mose we ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ahubwo dore nzabiza kugira neza kwanjye imbere yawe kandi nzakubera igisubizo. Muri make nta muntu wakubera igisubizo Imana itabishatse, ahubwo Imana niyo ikubera igisubizo igaca mu muntu kugira ngo ubone imbaraga z'Imana. Imana iturengere cyane. Dukunda kuvuga ngo Satani iyo aturwanya hari igihe aca mu bantu, Imana rero nayo iyo igiye kudutabara nabwo hari igihe ica mu bantu. Niko bimeze nyine. Muri make abantu hano ku isi hari abakozi b'Imana, hari n'abakozi ba Satani.
ariko Imana ishimwe kubera ko nje nkorera Imana yo mu ijuru yaravye ufite boss ukomeye ufite boss kandi n'umubyeyi wanjye nuko Imana ishimwe cyane buriya reka nkubwire iyo uri gukorera umuntu ari umubyeyi wawe ntabwo akuvunisha ntabwo akunaniza ahubwo muri make muri za mvugo ziharaye muri iyi minsi hari aho ugera nawe ukibebeza kubera ko nyine kumwe na papa wawe turi ku mbaga ya papa nyine ariko tugomba kwibebeza tukitetesha kubera ko turi ku mbaga ya papa niko bimeze rwose kubera ko turi ku mbuga ya papa niko bimeze rwose yagira fango kandi papa ni utwara iki abatwari Imana idufashe cyane rero buriya iyo umwana ari kugendana n'umubyeyi we rijya agenda wenyine noneho yagenda wenyine urugero agiye nko ku ishuri yagera mu nzira abandi bana bakamutangira bakamutera amabuye nanga se bakamukubita gutyo nyine bakamukorera urugomo ariko igihe iyo yagendanye n'umubyeyi we aragenda yawe n'ababana bamwendereje iyo ashaka arabakandagira kubera ko nyine ari kumwe na papa we yashaka akavuga ati sha nanjye ngukubisha isurushi kubera ko nanjye cyagiye wamenyereye akavuga ati igihe cyo kumenyera cyararangiye uyu munsi nanjye ndakumenyereye uyu munsi nanjye ndagusuzuguye kubera ko ndi kumwe na papa Imana turengere cyane abafite ba papa babo haleluya haleluya ni data wa twese ufite papa wawe cyane rwose ko bamenye Imana niso ukubya ni umubyeyi wawe bwite muri mbye yaravuze ngaho data na mama batabaye yarahabaye irandengera nadendo nyakuvuga ijambo avuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura Imana ishimwe cyane kandi Imana turengere cyane rero ahangaha turi kuganira nyine nk'abana b'Imana kuganira kugira ngo muri iyi minsi tubone ibyo kudutunga muri uru rugendo turimo kubera ko nagize amahirwe nza gusura ahangaha kwiyicano ngo ni cano y'abanyamwuka Imana ishimwe cyane kandi biravuze ngo musengane umwuka iteka kandi Imana ishimwe kubera ko yaduha umufasha wo kugira ngo atuyobore muri rugendo abemera mwuka haleluya Imana ishimwe cyane kubera ko twemera mwuka kunda kuvuga ngo rero abantu bose bemera Imana data nk'umubyeyi wacu bakemera Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwacu ndetse bakemera mwuka wera nk'umuyobozi utuyobora muri rugendo abo bantu ndabemera kandi nkanabakunda ubwo rero namwe kubera ko mwemera Imana data nk'umubyeyi wacu bakemera n'umwuka Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo none mukanemera mwuka wera nk'umuyobozi ugomba kutuyobora navuga ngo nanjye udukunze kurusha cyane Imana idufashira kamera tureke ku rugamba cyane ubwo rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo humura Imana irakuzi Imana irakuzi amazina yawe yose irayazi kandi yakumenye kera utarabaho kandi ikindi igushiraho kugira ngo ugire ubuzima bwiza nubwo ubabara ariko ntago ari bwo by'Imana yakuremeye ahubwo bicamo kubera ko umuntu wese agomba guca ku rugamba buri wese afite urugamba agomba gucamo ko bimeze kuko ntago umusirikare ahabwa ipeti atabanje guca n'ikosi niko bimeze ubwo rero abanyamasengesho nanga se abantu b'Imana muri iyi minsi bari guhura n'ikosi barangiza bakiheba bagahura n'ikosi banyabaga ngo none wa Mana we bite ibingibi tubayeho ni ibiki oya iryo kosi uriho no kugira ngo wogererwe amapeti no kugira ngo ubone ubutabazi uvuge ngo Imana hari ibyo yakoze uvuge ngo Imana narayibonye uvuge ngo Imana itatabara uvuge ngo Imana igira neza mukanya rose mbabwira ukuntu Imana yankoreye igikwe cyiza ngo no kugira ngo nawe uzavuga ibyo wabonye ikuremera ishimwe nawe noneho uzavumbisha abandi ku mashimwe yawe kandi umuntu aribye ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi ubwo rero nawe Imana iguye kuvumbisha abandi ku mashimwe yawe uteye kongera kurebera mu madirisha abandi batamba ahubwo nawe bakureba iguye gutamba Imana bari kuri Imana bahe gutamba mutamba mu mashimwe yanyu ahubwo mutari gutamba mu mashimwe y'abandi Imana turengere cyane kandi Imana ikiteho cyane ubwo rero reka tuze gusoma ijambo ry'Imana turi buze gusanga mu gitabo cy'abami ba kabiri gitabo cya kabiri cy'abami tuze gusoma ibice byaho 20 none tuze gusoma duhereye ku murongo waho wa 4 dusoze n'umurongo wa 6 amen dusome mu izina rya Yesu hari amagambo ari kuvuga ngo ariko Yesaya ataragera mu murwa hagati ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riramubwira riti
subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe dore nzagukiza ku munsi wa gatatu uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka kandi ku kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15 kandi nzagukizanya n'uyu murwa mbakize umwami wa Ashuri nzawurinda ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Amen. Imana idufashe cyane kandi Imana twiteho cyane. Iri ni ijambo ry'Imana kandi harimo n'ukuntu Imana yagiye ikoresha umuhanuzi wa Yesaya. Bivuze ngo rero abahanuzi ntabwo ari ubungubu gusa bahari, na kera kose abahanuzi bahozeho. Kandi iyo dusomye amateka y'ibyanditswe mu byatubanjirije twumva ko kera igihugu cabagaho kiyobowe n'abantu batatu b'ingenzi. Wa mbere yabaga ari umwami wo kugira ngo ayobore abantu, abahagararire, abayobore nyine ababwire ibyo bagomba gukora mu miyoborere kugira ngo bagende neza. Noneho kabiri habagaho umutambyi wo kwinginga Imana mu gihe abantu bacumuye, mu gihe abantu bakoze ibyaha. Wa mutambyi akaje imbere y'Imana akaja gutamba ibitambo akabingingira ku Mana kugira ngo Imana ibababarire, kugira ngo Imana ibakureho ibyaha byabo, kugira ngo Imana ibagirire ibambe. Uwa gatatu wabagaho yabaga ari umuhanuzi. None igihe umwami yabaga atewe nanga se ubwoko bwo mu ico gihugu butewe, wa muhanuzi yagendaga akinginga Imana, Imana ikamuha amakuru ikabwira umwami none ati wa muhanuzi bagenda ubwira umwami abigenze gutya kuko bamutegeye ahangaha anyura ahangaha yirinde kubera ko ibintu bitoroshe. Mbese muri bake umuhanuzi yabaga ashinzwe kuzana amakuru ayakuye ku Mana ishoboye byose akayazanira abandi bantu b'Imana. Bishatse kuvuga ngo abahanuzi bo muri iyi minsi cyangwa se abahanuzi bahozeho kera babitaga babamenye. Niko babita kuko bamenyaga ibishwe bitaramenyekana. Barangiza ababayi babishurirwa no bakaza bakabishurira abandi. Bishatse kuvuga ngo abatekereza ko umuntu atamenya hejuru hazaza habo. Bamenye ngo abahanuzi bahoze ari babamenya bahishurirwaga ibitaragira gute ibitaraba. Kandi n'uyu munsi baracyagize gute baracyahari. Haracyariho abahanuzi bagifite umwuka w'Imana kuko ari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Imana ishimye cyane. Tukwifurije guhura n'ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Imana ibahuze n'abahanuzi bagifite umwuka w'Imana. Ko Imana ishimye kubera ko natwe turi furishano y'abanyamwuka. Amen. 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 Ndavuga ngo rero abantu b'Imana, abahanuzi b'Imana bo iyo basenze buzura umwuka w'Imana yera, ariko umuntu iyo yasinze yuzura umwuka w'imisemburo y'inzoga. Haleluya. Imana ishimwe cyane rero. Duharanire kuzura umwuka w'Imana ntitwuzure imyuka kuko hari imyuka mibi ni ya yindi nyine yahumanije, ariko abantu bagifite umwuka w'Imana abo ngabo Imana yo mu ijuru iracabahagazeho, iracyabarinze, baracyahari batabivangavanze, abadahanura kugira ngo babereke ibikini oya badahanura ibijanye n'amarangamutima yabo. Abo bahanuzi baracyahari. Imana turengere cyane rero. Bibiri tubwiye ko umuhanuzi yari ahari ari we Yesaya mwene Amos. Yari afite umwuka w'Imana. None Imana yigeze kumusanga imutuma ku mwami wibitaga Hezekiya. Yari arwaye ngo amaze igihe kirekire arwaye, yararembye cyane, yarabuze aho yakwivuza, yarivuje byaranze, byarakomeye cyane, ubuzima bwe bwose byarahagaze, byaranze, mbese nta buzima afite. Ariko turashimira Imana igize ubuzima bw'abapfu. Imana ishimwe cyane. Imana igitanga ubuzima buzima. Imana igihindura abo gupfa bakongera bakabaho. Imana igahindura amateka y'umuntu agahinduka, kandi abagusuzuguraga bakagufasha gushira. Haleluya. Imana turengere cyane. Imana ihinduye ubuzima bwawe nawe washima Imana. Imana ihinduye ubuzima bwawe kandi byamenyekana ku musozi utuyeho. Imana ivuganye nawe igasohoza byamenyekana mu bakwanze ko Imana ishoboye byose. Imana ikwiteho cyane rero. Ngo Imana iragenda ibwira Yesaya iramubwira ngo irukanke vuba vuba. Genda kwa Hezekiya nubwo ari umwami ntumutinye. Ntumutinye. Yavuganye nawe
aragenda ninjye ukomeye gusumba abandi bantu bose ninjye ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwe genda umubwire utamutinye udatinye kuvuga ngo bimeze gutya na gutya muri iyi minsi hari abahanuzi batinya guhanura ngo umuntu aragiye bagatinya guhanura ko umuntu apfuye ho ukaja kumusengera arwaye ugasanga ugezeyo uravuze ngo Imana iragukijije ngo Imana iraguze kandi arapfa mubwire ko arapfa urabaho mubwire ko arabaho ukoresha impano y'Imana uko ikurimo ukoresha umwuka w'Imana biravuze ngo bwira uwo gupfa karapfa n'uwo gukira karagira gute kwarakira bwiza abantu kuri uko bamubwira ngo ubayeho wo gupfa umubwire ngo urapfa ko bimeze umuntu nakubwira ngo nsengera afite ikibazo ukabona ntanze mubwira ko ntanzira bwira ko Imana uri kubona ko ubyawe byagize gute byarangiye apana kumubwira ngo humuranga Imana ibigenje neza ngo ibikoze gutya ngo ibikoze gutya wowe mubwiza uku uri utamutinya niko Imana yabwiye kujyanye Burayi kujyanye ngiguhaye imodoka nta nigari kubwira cyo kibazo ariko Imana ishimwe kubera ko bayesayi bagihari Yesaya aragenda ari mu mbaraga z'Imana adatinya Hezekiya ko ari umwami aramubwira ngo wa mwami wa mutware tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira nubwo uri gushaka kwivuza hanze ukaba ugiye kuja mu Buhinde ukaba ugiye kuja muri Amerika ngo ugiye kwivuzayo ariko nubwo uri umwami w'abami yavuze ngo ntabwo uzakira daga iby'inzu yawe byose Imana idakangwa n'abakomeye nta bantu nabo Imana idakangwa n'amafaranga wapi Imana ariko ntikangwa n'abakomeye ntikangwa n'amafaranga ntikangwa n'abatware ntikangwa n'iki uko waba umeze kose imbere y'Imana uroroshe yego Yesaya aragenda aramubwira mu mbaraga z'Imana ariko nawe wifuje kuzabigendana imbaraga z'Imana ibihe byose sinyemeho mu izina rya Yesu Imana ize guhereze gose muzajye mugendana abantu babwire kuko Imana ikubwiye Imana idufashe cyane Yesaya aramubwira shizama aramubwira ngo wa mwami gukira kwivuza bihagarike kugira ibyiringiro ngo uzakirwe byose bihagarike byihorere kubera ko nubundi wakwivuza ugiye gutakaza amafaranga menshi ugiye gutakaza imitungo myinshi ariko ntabwo uzagira ntabwo uzakira umwami akimara kubyumva agira agahinda burya nta muntu unezezwa no gupfa ubuzima buraryoha umuntu wese yishimira kubaho uko yabangana kose yishimira kubaho yaba ari umwana mutoya yaba ari umusaza mukuru buri wese yumva ashaka kubaho ahubwo akumva ko Imana yamukura mu kigerageza arimo ubundi Imana ikamuha ubuzima ubundi akumva ashaka guhumeka ariko Imana ishimwe kubera ko tuyisenze kumva Hezekiya yarasenze yerekera ivure arangije abwira Imana aragenda yibutsa Imana ibyo yakoze aragenda ngira ngo Imana urabizi ko nagenderaga mu bitunganye ndakora ibishimye imbere yawe Mana ndengera nafashije imfubyi nafashe abapfakazi nasuye abakene bari mu nzu y'Imana n'abasuye nakoze ibingibi ku murimo wawe naritanze ibuka ko nakuririmbiye muri korari ibuka ko nakuvugiye ibuka ko ntateranya abawe Mana byibutsa tusinda agira byinshi yibutsa Imana arayibutsa Imana ishimwe kubera ko yibagirwa imirimo Imana turengere cyane Imana ntabwo yibagirwa imirimo yawe ibyo ukora byose Imana ntiyabyibagirwa Imana turengere cyane nusura abantu Imana izabyibuka nubafasha Imana izabyibuka nuzajabura abashonje Imana izabyibuka nutegera abantu babuze amatike Imana izabyibuka nujya kurigereza ugasura abadafite abasura Imana izabyibuka nusura abarwayi Imana izabyibuka nusengera n'abandi bose Imana izabyibuka ibyo uzakora byose Imana izabyibuka Imana ndagushimye kujya wibuka yewe Yesu Kristo nushima kujya wibuka nushima ko nta gipfubusa imbere yawe mirimo yose Imana irayibuka Hezekiya yerekera ivure arataka cyane arababara cyane mbese muri make gutakira Imana ni ngombwa kuko ikibazo ufite guhindukira ugatakira Imana ni ngombwa kuyibutsa ibyo wakoze ni ngombwa ariko icaba giteye agahinda nuko wabura ico yibutsa wayishaka ukayibura kubera ko nta kintu kimwe
wigeze uyibitsa, nta kimwe wayibutsa. Yaragushatse irakubura, ikubona mu busambanyi, igushatse irakubura, ikuvuga ikwibonera mu busini. Bivuze ngo ibyo ngibyo ntiwabiyibutsa, kuko yaravuze ngo ibyo ngibyo ntukabikore, ntukibe, ntugasambane, ibyo byose yarakubwiye ngo ntukabikore, ahubwo irakubwira ngo haranira gukora ibyiza. Yakubwira ngo nugendera mu byanjye, nujye umwete wo kumvira amategeko yanjye, nzaguhindura ubwoko bukomeye cyane, nzaguhindura ishanga rikomeye cyane. Yakubwira ngo abana bose bazagira umugisha, uzagira umugisha mu byo ukora byose, uzagira umugisha mu majya no mu maza, mu matungo hose uzagira umugisha, kubera ko umvira amategeko y'Imana. Imana idufashe cyane. Hezekiya yibutse Imana ibyo yakoze byose. Imana ishimwe kubera ko ijya yibuka, ntabwo Imana yibagirwa. Ibyo wakora byose Imana irabyibuka, ibyo wavuze byose Imana irabyibuka. Uzagira umuhate wo gukorera Imana, ugira umuhate wo kuvugira Imana, ugira umuhate w'urukundo, kuko itegeko risumba yandi yose ni ukubaha Imana no kugira urukundo. Uzajya ukunda abantu, Imana izabyibuka. Nugera mu kibazo ibyo ngo Imana ibuka ko nakunze ntuza kamufasha mu ubu buryo, ugira ibyo wibutsa Imana, wiherana wigira ibyo wibutsa, wageze mu bikomeye. Imana irangije ihiterehura na Yesaya iramubwira ngo Yesaya waruvuye kwa Hezekiya kumubwira, ariko aka kanya utaragera mu murwa subirayo, vuba byihuse, subirayo, kuko Hezekiya aranyibukije, arangiye hari ibyo ambwiye, nanjye ndamwibutse. Ngaho subirayo, irukange vuba, udasanga yihebye, irukange vuba, udasanga ari kwiganyira, irukange vuba, udasanga ari iminyagwa, irukange vuba. Imana irihuta ku buzima bwawe, irihuta ku kibazo cyawe, irihuta. Iyo itabaje Imana irihuta, kuko ikerewe itinze yasanga kiguhitanye, itinze yasanga kigufashaho ijambo. Imana irihuse. Umuhanuzi w'Imana ataragera mu murwa, ataragera imuhira, akiri imbere yawe, akiri hafi yawe, Imana imukomeremo, iramubwira ngo nagaruke, akubwira ko hari ubuzima Imana ihinduye, akubwira ko uburwayi bukize, akubwira ngo wongere ubeho, akubwira ngo yagukize. Tasine Rose agire ne vedosanse la tasine vozo yarakire. Imana ishimwe yuko Imana y'inyembaraga, Imana ihimbazwe cyane. Ibwira Yesaya iramubwira ngo genda umubwire uti mwana wanjye, mbonye amarira yawe, mbonye agahinda kawe. Imana ishimwe kireba amarira, Imana ishimwe kibona agahinda, Imana ishimwe kireba imibabaro, Imana ishimwe kireba uburwayi, Imana ishimwe kireba ubukene, Imana ishimwe kireba ubushumeri, Imana ishimwe kireba ibibazo byose. Yaragize ikabizanira ibisubizo, iramubwira ngo dore genda umubwire ngo ndamukijije, mubwira ngo mbonye kurira kwawe, mbonye gutaka kwawe, mbonye gusenga kwawe, none dore ndagukijije, nguhaye ubuzima, nguhaye kubaho. Uyu mwaka urarangiza, nuriya mwaka uzawinjiramo nawe urangize. Imyaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, kugeza ku myaka 15 niyo nkongeye. Kandi muri make hari abantu buri barumvise ko Hezekiya agiye gupfa, batangiye kwiyimika. Umwe ati rantebe yicaye ibwami ndetse yicaraho, abantu ngo guriya hari irasambu yengeye guhitanyiramo, iriya nzu yengeye guhitanyiramo, bamaze kwigabanya ibye. Ariko Imana irahindura ibyabafasheho ijambo, Imana irahinduye. Hari igihe ugeragezwa bakagufataho ijambo, bakumva ko ibyo bagiye kubigabana, bakumva ko ibyo bagiye kubyinjiramo, bakumva ko bagiye gutaraca muri ngo iranzu ye ngo nzayigura makeya, kandi iriya modoka ye nzayigura make. Ariko Imana ishimwe kubera ko yumvise gusenga kwawe, Imana ishimwe kubera ko yumvise amarira yawe, Imana ibonye agahinda kawe, iravuze ngo dore wongere ubeho, ndagukijije kandi kukubaho kwawe kongera imyaka 15. Imana turengere cyane, ibaho, wongere ubeho kugeza ku myaka 15. Imana ishimwe cyane. Kandi ahubwira ngo dore ntabwo nzagukiza wenyine, nzagukizanya n'umurwa wawe wose, kubwa sogokuruza wawe Dawidi. Kandi rebakije umwami wa Ashuri. Imana igukiza umwami wa Ashuri, Imana igukiza umwami wa Ashuri, imudukize mu izina rya Yesu.
rwaragufashe ijambo Imana imugukize, Imana imukurinde ku ruhande rwawe, uba ufite umwami wa Ashuri uri kukwirukanka, uri kukurwanya, ariko Imana imugukize mu izina rya Yesu. Imana iturengere cyane. Rero bivuze ngo gusenga kwacu, hari igihe dusenga twibutsa Imana imirimo, twibutsa Imana ibyo yakoze, bigatuma n'abandi bantu bagira umugisha wo kubaho, bigatuma n'abandi bantu bagira amahirwe yo kubaho, bigatuma n'abandi bantu bagira ubuzima kubera ko twasenze twibutsa Imana n'ibyaha. Imana ishimwe cyane kandi Imana turengere cyane. Ndabyibutse Imana yigeze kubwira Aburahamu, iravuga ngo tugiye kurimbura igihugu cy'Isodomu, ariko Aburahamu aravuga ngo byibuze uhasanze abakiranutsi 50 waharimbura. Imana avuga ngo yango ntabwo nzaharimbura. Bivuze ngo hari abantu babaho kubw'abantu basenga, hari abantu babaho kubw'abakozi b'Imana. Bivuze ngo abantu b'Imana batakiriho, abakozi b'Imana batagihari, bivuze ngo isi kimba yararimbutse yarashizeho. Ariko Imana ishimwe kubera ko hari abagihagaze mu buntu bwayo, hari abagihagaze mu mwuka wawe, hari abagihagaze mu muhamagara Imana yabahamagayemo batarabiva. Imana ishimwe ko abagabo aribo batuma tubaho, aribo batuma igihugu kigira umutekano. Iyo basenze basengera igihugu, bagatuma igihugu kigira umutekano, bahamagara Imana bavuga ngo Mana uhagarare hano ku isi hose, imfuruka enye zose igihugu zihagarareho. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero nkubwire ngo ku buzima bwawe humura kandi wizere Imana. Imana iguhaye kongera kubaho, Imana ikongera igihe cyo kubaho, Imana itanze ubuzima bwawe. Imana yo mwishuri yakubwiye ngo ongera ubeho ku buzima buzima, wongere ugire umutekano, wongere ugire amahoro, wongere ugire ibyo ushaka byose, wongere ugire umugisha, wongere kongera andi mahirwe yo kugira ngo wongere ubeho. Ubwo badukurikiye rero mwese nimwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibafashe kandi Yesaya ataragera mu murwa, Imana igiye kumwaka. Amen. Ataragera mu murwa, Imana y'amahoro ikugarukeho, yongere iguhindukirire, igutabara izindutse mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Murakoze cyane. Ijambo ry'Imana ryiza utugejejeho, byongeye kubaka imitima yacu, byongeye kutwubaka kandi turakomeye. Wowe udukurikiye, Imana y'amahoro ikugarukeho. Wowe ugukurikiye, igutabara izindutse yihuse ku buzima bwawe, Imana y'amahoro ibane nawe. Hanyuma dusoje iki kiganiro, abakenera kutuganiriza cyangwa kudusuhuza cyangwa se kuduhugura ikintu runaka, twe turahugurika. Mwadukomeza kudukurikira kuri 0788 24 55 19. Hanyuma reka tubwire na mwene data abahe nimero ye, birashoboka ko wamukunze, ko wamuganiza, ko wamusaba mugasengana, nawe ni karibu kugira ngo aguhe nimero ye. Okay, nimero yanjye ni 079 342 2 7 niyo ngiyo. Ushaka kumvugisha bamvugisha nta kibazo. Reka dusoze ijambo ry'Imana cyangwa se ikiganiro cyacu n'isengesho. Duteranye n'abarwaye, duteranye n'abafite ibibazo runaka, duteranye n'abashaka urubyaro, duteranye n'abakeneye ubukwe, dukeneye n'abakeneye ko ingo zabo zongera gukomera. Ese muri rusange duteranye n'abantu benshi bafite ibyifuzo kandi bitandukanye. Bishatse kuvuga ngo ugiye kubazamura mu masengesho kugira ngo Imana y'amahoro mubiragarukaho nabibagarukeho. Ni karibu no kudusengera Imana. Kadusenge wowe ufite ikibazo, wowe ubona nta nzira, wowe wumva wihebye, wumva hari ibyo wifuza ko Imana yagukorera. Reka mwe mwadufatanye gusenga Imana, kuko twumvise neza ko ari Imana yumva gusenga. Katuze gusenga Imana ufite kwizera kandi wumve ko Imana yo mu ijuru ariyo ifite igisubizo cyawe. Mana mu izina rya Yesu, turagushimye muri uyu mwanya, turaguhimbaje kuko ushobora byose. Izina ryawe nirishimwe. Turahantu dusengeye abantu bose bafite ibibazo muri uyu mwanya. Buri wese udukurikiye ufite ikibazo, mwami wanjye tanga igisubizo. Turasenze muri uyu mwanya abarwayi, mwami bakize, b'indwara zananiranye zikize. Mu izina ryawe ryera Kristo, tanga imiti, tanga ubuzima buzima. Kubwo wahaye Hezekiya kongera kabaho, nabo tubaturiyeho kubaho, nabo tubatura ubuzima buzima bakize mu izina ryawe ryera Kristo. Dusengeye mwami Imana yacu babihebye babuze ihumure, turabasengeye muri uyu mwanya. Imitima yabo data kwese mwiza nihumurizwe nawe, imitima yabo nirindwe nawe mu izina ryawe ryera Kristo. Dusengeye abadafite akazi bagakeneye, tukabaturiyeho kinzira inzira zitari mu izina ryawe ryera Kristo. Iyo bahishe nk'Imana ubagenderere, buri wese n'ikibazo afite, buri wese mwami wanjye n'ikigerageza afite, gishire iherezo. Ahubwo mwami utanga ibisubizo, utanga amashimwe, buri wese azavuga imbaraga zawe, buri wese azashima izina ryawe, buri wese mwami Imana yacu azavuga gukomera kwawe, gahindura byanze guhinduka mu izina ryawe ryera Kristo. Tegeka kandi uganze mu izina rya Yesu. Amen.